zanapfe n'amateka yanjye bayazi ni nacyo ngiye uri sinzasiga umwana ariko nzasiga amateka wa mugabo ndaza kubikubwira uburyo umuntu yasiga amateka upfuye ntumva umuntu abaruhutse rwose abababara nabasigaye byo ndabyemera niba ariko nabwo niba hari cyo wari ufite baba mari ko hariyo n'umuntu upfa muri societe akabafashije abantu se nk'umuntu niba ari igisambo atisubiraho. Ndagusuje kandi mwifurije ibihe byiza ubudahwema kudukurikira hano kuri Rugero Empire. Karasira Aimable Uzaramba yapfuye habura amasaha make ngo asohoke muri gereza. Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe iragira iti urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Karasira Aimable Uzaramba yapfuye nyuma yuko afashe imiti myinshi yarasanzwe anywa akarenza ingano yayo. Haburaga amasaha make ngo asohoke muri gereza kuko igihano cye cyari cyararangiye. Umuvugizi wa RCS Sengabo Hilary yabwiye Igihe ko ku munsi wo kuwa gatatu ubwo Karasira yaramaze kugenzurwa byose habura amasaha make ngo asohoke muri gereza aribwo yanyweye imiti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe afite. Ati ubusanzwe iyo yinywaga yasinziraga ikamufasha gusinzira umwanya nk'amasaha 6 ariko kuko yinyweye nk'uwiyahura yanyweye myinshi niyo yamuviriye mu rupfu. Bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga. Sengabo kandi yavuze ko yapfuye mu masaha y'ijoro ahagana saa 6. Karasira yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guhishingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buhamya ko byakorewe ku muyoboro wa YouTube mu bihe bitandukanye. Ashinjwa kandi icyaha cy'iyezandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe cyangwa se cash na yarari kuri konti ze zitandukanye zirimo iza banke na mobile money. Ubushinjacyaha bwari bwasabye ko Karasira yahamwa n'ibyaha byose bamurega urukiko rukamukatira igifungo cy'imyaka 30. Karasira yasabye imbabazi abakomerekejwe n'amagambo yavugiye kuri YouTube mu bihe bitandukanye avuga ko nta mugambi afite wo kubiba amacakubiri no guhakana jenoside. Ku bijyanye n'inkomoko y'amafaranga yafatiriwe ubushinjacyaha bwagaragaje ko Karasira yayakuye mu barwanya leta bari bashyigikiye ibyo yavugaga. Karasira we yavuze ko yaratunze menshi arimo imperekeza yahawe na Kaminuza y'u Rwanda yabereye umukozi ndetse n'amafaranga yoherejwe n'abagira neza kandi ngo ntacyari kuyamutwara kuko akiri ingaragu. Nyuma yo gusuzuma ubwiregure bw'impande zombi urukiko rwamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse runategeka ko imitungo ye yafatiriwe irekurwa. Karasira yatawe muri yombi muri Gicurasi 2021 akaba yarafungiwe mu igororo rya Nyarugenge. Ngayo nguko ngibyo ibya Karasira Aimable. Reka dukomeze kubana mu zindi gahunda zitandukanye tubategurira. Mukomeze kugira ibihe byiza.